ukuntu ujya gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore ariko uko asa nkaho abumbuye amatako ye ukumva arimo oderi mbi cyane. Ino miti yanyu nayo hari ikintu ishobora kubifasha kuri iyo mpumeko ishobora guturuka hagati y'amatako y'umugore cyane rwose. Turabafasha nabo batugane kandi barahari, ntimwihagarareho kuko ibyo ni bimwe muri bya bintu bituma mu rugo umunezero ushira, kuko ntabwo umuntu yakumbura guhura n'ibintu bimunukira rwose pe. Kandi nawe wa mugabo wahuye nabyo reka nongere nezezwe kubana nawe wo kunda gukenera ibiganiro byacu dukunda kukugezaho umunsi ku munsi. Nanakubwira ngo amahoro y'Imana nakomeze kubana nawe. Uyu munsi rero nkuko muri kubona kuri Musana cyangwa kuri kamera zacu, ndagira ngo mbabwire ngo turi kumwe n'umumama mwiza cyane. Reka tuguhe ikaze mu kiganiro cyacu day to day. murakoze cyane. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Umeze gute? Meze neza. Ndagira tugiye tuganira ndeba uri no muri kamera kugira ngo nawe dukurikiye baza kuza kubona ku bwiza bwawe n'isura yawe. Murakoze. Ndabona ukiri mutoya cyane. Ku myaka yawe ingahe? Imyaka yo ni myinshi ugereranyije. Mfashe iyo namaze nkafata niyo narwaye mbivanze wasanga ni nko muri ni myinshi. Ikaze mu kiganiro cyacu bita day to day. Uyu munsi ndagira ngo naguhamagaje kugira tuganire ku buzima muri rusange, ubuzima tubamo, ubuzima tugendamo, isi dutuyemo. Hari abantu benshi bajyaga batubaza ngo ese iriya miti mwagize kutwereka bita tongati ari, undi tongati ari kuko irakora cyane ikora? Ubu tugiye kuganira no ku makomanteri y'abantu bagendaga batanga. Bimeze gute? Twimike mu kiganiro. Murakoze. Nkuko ubivuzeho twaberetse imiti itandukanye, cyane cyane twibanda kuri tongati kuko twarebye ku buzima bw'abantu benshi muri rusange. Nka shangazi nsanga ibibazo biriho byinshi biri mu ngo. Kandi impamvu yo kuba mu ngo si ikindi, buriya umwana w'umukobwa niyo mu rugo iwabo haba hari inzara, niyo baba barya rimwe mu minsi ibiri ariko baba barya. Iyo rero ateye intambwe akavuga ngo agiye kubaka urugo, hari ikindi kirenze ko kurya, kunywa, kwambara abakeneye. N'umuzanye mu buzima bwe hari ikindi abakeneye. Niyo mpamvu rero iyo hariya bitagenda neza ingo zirasenyuka. Nanjye nka shangazi hari ukuntu najya bavuga ngo tujye dukoma urusyo dukome n'ingasire ariko tunabeshure gatoya kugira ngo abantu bumve ikintu tugiye kuganiraho. Hari ukuntu umuntu yumva kuva mu rugo rwe akumva cyangwa avuye iwabo ari abakene akumva nagera mu rugo rw'abakire kari kurya inyama, kunezezwa n'ubutunzi asanze no kugira iki, ariko ntibuke yuko imibonano mpuzabitsina ari ikintu cya mbere cy'ingenzi mu mibanire y'umugabo n'umugore. Ese iriya mibonano mpuzabitsina ifasha iki mu muryango nyarwanda? Iriya mibonano mpuzabitsina ituma n'ubusabane, ituma urukundo ruramba. Ni ukuvuga ngo gusangira nawe ku myaka yawe mbona mikeya abo mwasangiye ubu benshi ntubibuka, ariko abo mwahuriye muri kiriya gikorwa bitagatifujwe ntushobora kumwibagirwa. Rero iyo tuvuga kubaka urugo ntabwo tuvuga bamwe bahurira mu misozi, tuba tuvuga bubatse urugo, tuba tuvuga gusigasira urugo. Njyewe nka shangazi rero nsigasira urugo mu buryo bwose bushoboka. Niyo mpamvu kiriya gikorwa kiruta ibindi bikorwa byose. Niyo ubigenza usanga ari byo byishimo bibaho bya mbere iyo bikozwe neza. Rero aho umuntu yemera agafata umuntu akamushyira mu buzima bwe, ari uteye intambwe burya hari ibyo abataye, ari mbese ubundi babiri bahuye buri wese abasize ubundi buzima yabagamo, ashaka kiriya kintu cyihariye cyo guhuza ibitsina, guhuza imibiri. Mu rukundo rero icyo kirabikuriye. Nicyo gikuru. Yego. No mu nyamaswa bora nicyo kintu cya mbere gitumye inyamaswa nyanyagiye. Ndashaka rero nkwibarize. Ubundi iyo umuntu ahuje igitsina cyangwa imibonano mpuzabitsina yibayeho hagati y'abantu bashakanye, hari ukuntu usanga umuntu avuga ngo uno mugabo ntaganezeza cyangwa uno mugore ntaganishimisha. Ubundi iriya mibonano mpuzabitsina nkayo w'impuguke cyangwa nkayo umuntu w'umusesenguzi muri biriya bikorwa n'abantu babiri babanye,
ubundi imibonano mpuzabitsina ihuje neza itanga ibyishimo mu muryango aba ari imibonano mpuzabitsina ikozwe gute? Ni imibonano mpuzabitsina ikozwe ihuriweho, bishatse kuvuga ngo umwe abishaka n'undi abishaka. Hari ukubishaka no kubyemera. Ntabwo navuze rero kubyemera, kuko kubyemera abagore benshi babyemera nk'inshingano ku ruhande rw'abagabo. Hari n'umugabo ushobora kubyishakamo kugira ngo akunde yubahirize inshingano. Rero buri iyo bahagaze mu nshingano gusa ntabwo biba ari byiza, ahubwo bisaba ngo umubiri rwa rukundo wongere urukurure. Niba hari n'icyo mwari mwapfuye ukurure ibyiza, wibagirwa ibibi kugira ngo ujye muri uwo mwanya mujyanyemo. Mbese muri make ni ibiganiriweho kandi bigahurirwaho, nibwo biba ari byiza. Muri commentaire nagira ngo tuganire ku biganiro twagiye twimbikamo cyo biganiro twagiye dukora. Hari ukuntu usanga umuntu akubaza akakubwira ngo ese ino mitima wamutanga kuko iba yizewe by'ukuri cyangwa aba ari ya miti ya gipapira kugira mwibonera amafaranga ibintu birangire? Urakoze, nanjye mba mbibona muri comment ni na nyinshi. Niyo mpamvu uyu munsi nagarutse kugira ngo ngire icyo mvuga ku makomenti y'abantu bagiye babaza. Ubundi imiti tugira ni inyunganiramirire, ntabwo ari za droge nk'uko bamwe babitekereza. Mbonereho gusubiza umuntu wavuze ngira ni droge wajya uyibaho buri gihe. Oya, ntabwo ariko bimeze. Ni ukuvuga ngo niba nka muganga gusuzumya agasanga ufite amaraso make, hari igihe cyo gufata ibyongera amaraso, ugafata ibyo kunywa byongera amaraso, ugafata ibyo kurya byongera amaraso. Icyo gihe ugafata regime yongera amaraso. Iyo ntuyihoraho, amaraso arongera akajya ku rugero rwayo ukamera neza. No kuri ibi rero bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, umuntu ufite ikibazo mu mibonano ntabwo bisobanura ngo agiye kuba ku miti ubuzima bwe bwose. Ni inyunganiramirire bitewe n'uko twavuganye, ukatubwira uko wumva umeze. Tubasha kuguha iminsi ni 5 uzayifata, ni iminsi 7 uzayifata. Ni ukuvuga ngo ibyo bijyana n'uko we watubwiye umerewe. Hariya murabona twavuze nk'urwego rwo kwikinisha. Tuvuga ku bandi bagiye baba cyane cyane kwikinisha, kuko abandi bagicika intege kubera ama-stress, bacika intege kubera akazi bakora, ariko cyane cyane nko kwikinisha. Umuntu ufata tonga ati yarikinishije, ayifata iminsi bitewe n'igihe yamaze yikinisha. Bivuze ngo rero niba warikinishije imyaka 5, dufite igihe ugomba kunywa iyo miti, ntabwo uzayihoraho iteka ryose. Niba warikinishije amezi 5, ufite igihe gito ugomba gufata iyo miti. Rero mujye mwumva ibintu neza. Ntabwo tuba twaje gushaka amafaranga. Njyewe nka shangazi nateye intambwe nita ku buzima. Niyo umuntu anakubona n'ukuntu wambaye gutya, ntabwo ari umugore uje guteka umutwe ngashaka. Oya, ntabwo ari amafaranga nje gushaka hano. Mwishimye nanjye mba nishimye. Nkundi iyo mwishimye. Kandi buriya ibyishimo biva mu cyumba. Kuva kera ni ukuvuga ngo utishimiye mu cyumba, ibyo ukora hano hanze byose biba ari ubusa. Njyewe mu makomenti n'abambajije ko mfite umugabo mwiza cyane. Utukira aho ngaho rero. Mfite umugabo mwiza cyane. Naza kuza kubikubaza, numva naza kuza kukikubaza tugezemo imbere turi kwimika mu kiganiro. Mbore ko nkubajije burya. Yego. Iwawe wishimye gute muri kiriya gikorwa cyo gutera akabariro? Urumva njyewe mu rugo rwanjye mba nishimanye n'uwo twashakanye. Kandi impamvu urumva njye mfite ubumenyi, sinavuga ngo bwose, ariko mfite ubumenyi buhagije bugereranije nkeneye kugira ngo nite ku rugo rwanjye. N'uwo twashakanye nawe afite ubumenyi butuma twita ku rugo rwacu. Niyo mpamvu ubona ku myaka yanjye iri hafi kugera muri 60 nta kibazo mfite. Arano bajya bavuga ngo wasanga ari bya bintu byo kubeshya, ngo nawe wasanga afite ngo hari ukuntu abagore ngo bafite amada manini ngari amazi yabumiyemo. Oya, ibyo biratandukanye. Yego, nimuzajye mufata ibintu mu byitiranye kugira mu nda hanini, ntaho bihuriye no kugira amazi menshi. Amazi afite ahantu aba, ntabwo amazi aba mu mara. Yego, ntabwo rero ibyo ari byo bibiranga. Ntabwo benshi ariko bakunda abagore ngo bafite amada manutse hasi, bavuga ngo nabo bafite amazi ngo niho bagiye kuyashakira. Oya, nta mugore n'umwe utagira amazi. Nongere mbisubiremo, naranabivuze. Imana ire mu mugore yamuremanye amasoko agomba kunezeza ubuzima bwe n'ubwo washinzwe. Nta mugore n'umwe rero utagira isoko y'abamama, nta n'umwe. Yego.
bivuze ngo abashaka kubyikurira bajya mu mapfumu ngo babahe imiti ngo ya gakondo ngo nta mavangingo ngo ntaki. Ese nta wundi muti mwebwe mujya mugira ukabona umugore ariko ntago abasha kugira amavangingo ashobora kuko umugabo avuga ngo ari kurongora nk'uko abandi bagabo bamubwira ati nurongora gutya ari amavangingo arahitaza, ariko ugasanga we ntago ari kuza kumva ko yajya mu bandi bantu bitewe n'uko umugabo atamuteguye cyane umugore we ataba yiteguye mu gikorwa. Ubagira nk'izihe nama? Icyo nabwira abantu cyane cyane nanababonye kuri comment nagiye mbabona umugabo avuga ati ngiye ngira ikibazo ntabwo umugore wanjye ajya yemera imibonano mpuzabitsina yarangora, abandi bavuga bati n'abamama bati nge sinjya mbishaka na rimwe mba numva ibyo bintu ntabishaka. Ibyo byose bibaho, ariko igisubizo ntabwo ari mu bapfumu. Buriya abapfumu baravuga ngo n'iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Twe twabazaniye rero umuti, kandi ntabwo ari umuti ngo uragira ibindi wangiza, ni inyunganiramirire. Twababoneye inyunganiramirire ariko inajyana n'inama, niyo mpamvu akenshi tugusaba ngo duhamagare. Mboneraho kubabwira ko iriya nimero turabyitaho, turajya tubitaba, mutubaze tubasobanurire. Ufata uriya muti afata n'inama. Akenshi hari igihe biba byakozwe nabi cyangwa se n'uwo muti ukaba uwukeneye. Rero ntabwo bivuze ngo ariko nukurikiza amabwiriza yo muganga aba yaguhaye. Muganga umubwiza ukuri uko umeze, kuko ushaka gukira indwara arayirata. Umubwira uko wiyumva. Ibyo cyo kubeshya cya kikinyoma kije. Bimwe byo kuvuga, hari abantu benshi bihagararaho, cyane cyane abamama bakunda kwihagararaho, akavuga ati kimero mfite, tayi mfite ntabwo inyemerera no kuba nagisha inama. Gisha inama. Abagore bajya bavuga ngo ifite ibiribori byinshi, ngo ufite ibitako byiza, ngo mu ntege ngo hameze neza hakura abagabo, ngo ufite ngo ibitege ngo bimeze ukuntu, ngo buranga buryoshye. Ndagira ngo bambwire rero. Sinzi kuryoha ubwo baba bashatse kuvuga ari gute. No, bumva ko baryoshye, akumva ko umugabo we ari utazi gukora akazi, cyangwa kumva yuko we nyine akumva ngo ndaryoshye. Iryo ni ikosa. Umugabo bahoye akamubwira ngo iyi minota ibiri ngo ibikuryoheye ngo buryoshye. Ndagira ngo tumanze tuganire kuri kiriya kintu. Ingo nyinshi ziri gusenyuka bitewe n'imibonano mpuzabitsina. Abapfubuzi bajya kumupfubura kandi bo banyweye ibinini. Noneho ibinini bino bya Viagra, ibinini bakora, akaba yanyweye urumogi, akaba yanyweye zino bino birikere bitazanguvu zituma batinda ariko ejo batazagira. Ariko akaba hari umuti ashobora kubwira umugabo akamubwira ati umugabo wanje mwiza, twubakanye urugo tumeze gutya na gutya na gutya, hari uno muti bandangiye cyangwa n'umuti namanya mu kiganiro bita gutya, twagura nk'umuryango tukicara ukawufata, ubuzima bwacu kugenda neza, tutabashe gucana inyuma hagati yacu. Niwo muti ngira ngo dusobanurane. Tuba tugomba kubaka sosiyete nyarwanda kugira iterambere. Yego, urakoze cyane. Urakoze cyane. Turi aho hantu nagira ngo ngire abantu bubatse inama. Inama ya mbere icyo nabasaba, mujye mubwizanya ukuri muri uriya mwanya. Muri uriya mwanya iyo ugezemo ugatangira kwihishahisha, ugatangira kwiyoberanya, ugatangira kwiyumvamo ko ushoboye, ntabwo ari byiza. Ukabwira umugabo wawe ngo ndarangije, ntimukabeshyane kandi nta n'ahantu yanakoze. Biriya rero ntabwo ari iby'abantu bateganya kubana iteka ryose. Niba umuntu uteganya ko muzabana iteka ryose, ari nabyo tunabashishikariza, mubwiza ukuri. Nkuko nawe yakubwiye ko adakunda urusenda, urugero mbahaye, nawe mubwire ko utishimiye uwo mwanya. Amakuru nk'aya niba uyamenye wiyihererana, mubwira ati ariko umugabo wanjye nkunda, hari amakuru namenye ashobora kutugirira umumaro. Cyane cyane ko iriya mibonano idakozwe neza hari izindi ndwara zizamo. Cyane cyane nko ku ruhande rw'abamama hari izindi ndwara zigenda zizamo. Ibintu byo gupfuba ugenda upfubirana inshuro nyinshi bitera uburwayi. Rero aho kugira ngo uzarware za ndwara, cyangwa se numara kumenya amakuru ko ziriho nk'uko byumvise, utangira ujya guhamagara ngo abamotari, utangira uhamagara abapfubuzi, utangira uhamagara abashoferi. Bwira umukunzi wawe. Buretse tukiraho ngo umugire ingeso ngo muri kumwe n'abamotari, ngo bamugenda mubaganiriza ngo umugabo wanjye ngo byaramunaniye. Nanone ngo uriya bagahungara kandi gakosa bagira bananyihanganire, nubwo nkavuze gusanga banywa marikeri menshi
ngo yahura n'indi agashaka kuyemeza kandi we mu rugo nta kintu akora. biriya rero ikosa rikomeye abari gukora iyo aba yararize yabireka. Ubundi ikintu cyitwa droge mu buzima bw'umuntu uba uri kwiyangiriza ejo, kuko niba none widoroze umubiri wawe ushitura imbaraga zirenze izo wari ukeneye. Kwa kuzishitura rero zishiraho zishirayo, gushira none uko kugenda ucika intege kurushaho. Ubundi mu bantu benshi twagiye twakira tuvura, hari benshi bagiye baterwa n'ibintu bikoze bazi ko bari kwigirira neza. Uyu munsi rero mbagira inama, mutugane tubafashe, tubahe umuti utabangiriza ubuzima, ukomeza ubuzima bwanyu w'inyunganiramirire, tubahe inama mugomba kugenderaho. Niba koko ufite gahunda yo kubaka urugo rwawe rugakomera, gana muganga agufashe, turahari ku bwanyu. Aho rero niho tugereye kuri Tongati ari. Yego, akamaro kayo, umufasha ifasha mu mubiri w'umuntu, inyungu itera mu muryango, n'ibyishimo izana mu muryango. Nibyo ngira ngo dusobwa. Ndashaka ngiye manze nkwibarize nk'utwa tumaze kuganira ku muti ufasha abagore mu bijyanye no kuzana amavangingo, dukomeza kwimbika mu kiganiro dusa nkaho tukugenda tugana ku musozo. Ubundi umugore uno muti wanyu umufasha iki? Nk'uko twabivuze rero, abagore nabo bajya bagira ibibazo. Ego, rimwe na rimwe ugasanga bituruka ku ma infection. Hari n'uwashyize muri comment avuga ngo hari abagore bagira amavangingo anuka. Birashoboka rero, ariko uyu muti wacu nawo umufasha gukira za infection, bigatuma ubundi amavangingo ntabwo anuka. Iyo anuka tayari aba ari ikibazo, uwo nawe azatugane tumufashe. Mwese twiteguye kubafasha, kandi uko ufite ikibazo, uko umeze nibyo biguha n'iminsi n'impuguro tuguha, tukugira inama kandi tukaguha umuti. Ubundi nicyo cyatuzanye. Mugana nabona ujye mbora bandika mu comment bavuga ngo harukati. Ukabuzi ko mu rugo rwawe bihari, kabone niyo umugore wawe yaba atabyemera, ariko ugerageze kumuganiriza mu maneza utamukanga, kuko zancura umukanga nibwo nawe yumva ko ariho ku buryo budasanzwe, nibwo nawe arushaho kwitinya. Ubundi nkuko nabibabwiye bigenda neza iteka ryose iyo mubwizanyije ukuri, mukaganira, mukisanzuranaho, ukumva ko umuntu mubana ari we wawe. Rero bituma nawe umubwira ikibazo wumva. Urabona hariho n'abantu banuka no mu kanwa, hari ikibazo ubwacyo cyo mu kanwa, ariko noneho kiri mu gitsina biratureba. Muri iyi Tongati rero harimo iriya ivura ama infection, tugufasha n'uburyo twakugira inama ukayinywa neza na wa muntu nuko waya mpumurombi yo mu gitsina igashira. Kandi ni benshi bayifite, mwe kwihagararaho, mureke mujye mukora ibintu binezeza bagenzi banyu. Ariko mujye bavuga ngo iyo bari gukorera cyangwa bari mu cyegezo cyo gukora imibonano mpuzabitsina, ngo iyo ari sex ikajya kwitawaza kuguruka bakajya neza ugasanga akubwira ibintu bitandukanye nk'uko wenda umuti wamufasha ko wamukura. Ngende ngira ngo dusobanure neza uwo muti ubundi ukora gute, ku buryo nimba umugore agiye guhura n'umugabo kubera mubwira ati umugabo mwiza karibu mu ifunguro rya nimugoroba, umugabo nawe akaza yumva anezerewe ameze neza, ya mpumuro. Njye nashaka ngo turwanye ikintu bita impumuro, mbi, impumuro mbi. Iriya mpumuro mbi nk'uko twakomeje tubivuga, Tongati, muri Tongati yacu harimo Tongati are ifasha abamama, ababyeyi, abadamu gukira ama infection. Kenshi rero ari ama infection niyo ntandaro y'umwuka mubi uturuka mu gitsina. Uburyo bwo kuwukoresha ni ukunywa, kuko urumva ni ibintu bituruka mu mubiri imbere. Gukaraba nabyo ni byiza, ariko ni isuku y'ako kanya, ariko nyiri bwite ibiri kubitera biri guturuka mu mubiri. Agira rero aba yakuyeho umwanda waje, ariko ya mpumuro ikiyitera ntabwo aba yagikuyeho. Nibyo nibakarabe, gukaraba ni byiza bakitawaza, ariko ntabwo ari umuti, urambye w'icyo kibazo. Muzatugane tubafashe. Gushimira aba bantu bagiye banyandikira bambwira ko bakize, bambwira ko imiti yacu yagiye ibafasha.
hari uyu wo muri Ethiopia, aya mazina ye rwose kuyasoma ndabona bigoye ariko yaranyiyandikiye arananyibwira. Hari uwo muri Amerika, hari n'uyu nguyu yego. Aba bantu n'abandi bageze kuri n'abarundi uriya w'imuhanga imuhanga rwose nawe turagushimiye. So mwese ndabashimiye, abantu mukomeza mwumva ibiganiro kandi mukanatubwira uko mwagiye mubona impinduka, turabashimiye cyane. Ni iby'ingenzi. Abazaboneka rero tugiye kuzabaha umwanya nibura tubazanira umwe cyangwa babiri. Gusa hari umwari wambwiye ngo niyo twamuhamagara yatubwira, ariko urumva guhamagara ntabwo biba byizewe, ni akazi. Ariko bakagira ngo ni bwa bucuruzi bwacu, dore ko ngo bazi ko tuba ducuruza. Ariko buriya umuntu niyumva ibintu bitamufasha ntazanatekereze gutukana, kuko hari abandi byafashije. Gutukana kwawe rwose nta kintu bidufasha. Muzadusure, muzarebe ibyo dukora byinshi. Nuko ahangaha hariho nibanze nka shangazi, kuko ariho hantu heri impungenge kandi nshaka kubaka umuryango nyarwanda. Ariko hari byinshi dukora, turabafasha rero mwabadamu mwe cyane cyane. Buriya abagabo baragerageza bakibohora bakigaragaza, ariko abagore batinya kandi bafite ibibazo byinshi. Rero nk'umudamu hariya wabazaga ko amavangingo ye nawe agira ibibazo, akagira ubushake buke, turagutegereje, ni karibu. Ukoresha iriya telefone, noneho turahari, turakwitaba, turavugana, turaguha umurongo mwiza. Kandi abagabo bitinya bagafata iyi miti bihishe, bagafata umuryango utabizi, nk'inama wabagira? Inama nabagira, nagaruka kuri rya jambo ryo kubwizanya ukuri. Ntabwo mwizerana n'abo mubana, ntabwo mubwizanya ukuri, kandi ntabwo ari byiza, kuko inshuro nawe ubwawe utinya kumubwiza ukuri wa mugore we, ukajya guhamagara abo hanze, bituma nawe ashobora kukureba, nawe akabona ko umugaya yamara kumenya ibyo ngibyo agatangira akavuga, agafata n'ibitari ibi byacu. Mboneyeho no kubabwira ko biriya mufata mutekereza ngo mwiyahuza by'amadroge by'ako kanya, ntabwo ari byiza. Namwe mwabagore mwe abagabo muhamagara ngo babafashe, n'ibyo babiyahuje. Fasha umugabo wawe, tukugira inama mu buryo bw'imirire n'inyunganiramirire ariyo miti yacu, kandi mukagira ubuzima bwiza mwese. Yego. Reka nshimire wowe kino kiganiro nakubwira neza kubana natwe mu biganiro byinshi kugezaho umunsi ku munsi, ndakubwira ngo umugisha w'Imana nawe ni nawe ucira umugisha aho umuntu wese anyuze. Abana b'abantu turabona nta n'icyifuzo kuba dufitanye mu buzima, twumva yuko imitima yacu ari ubuzima, ariko uburyo imiti ikakugirira inama n'uwo mugisha. Rero twari kumwe nanjye Emi Katimana, ibiganiro byacu ni uyu munsi. Nanjye nabasezeraho, ariko sinibagirwe akantu k'umuntu wavuze ko afite ikibazo cyo kubura intanga. Uwo muntu nawe tumuhaye karibu, tuzakubwira uburyo ufata inyunganiramirire zacu n'imirire isanzwe, bikajyana bigakora intanga mu buzima bwawe nawe.